twitwa Pacis TV. Reka twanzikire ku nkuru zirebana na Kiliziya. Kuri uyu wa mbere umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yatangiye uruzinduko rw'amateka muri Afrika. N'uruzinduko yahereye mu gihugu cya Algeria kibarizwamo abakristo bake cyane ugereranyije n'abayisilamu, bikaba no ku nshuro ya mbere umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi asuye iki gihugu. Kamarade Uwizeye harakomeza. Ubwo yageraga ku kibuga mpuzamahanga cya Alger mu murwa mukuru wa Algeria, nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yakiriwe na perezida w'iki gihugu Abdelmadjid Tebboune n'abandi banyacyubahiro barimo abayobozi bakuru b'idini ya Islam. Uko guhura kukaba kugaragaza umwanya mwiza wo kungurana ibitekerezo hagati ya Kiliziya ndetse n'idini ya Islam. Nyir'ubutungane Papa Leo yasuye kandi igicumbi cy'intwari zaharaniye ubwigenge bw'iki gihugu kizwi nka Makamo Ekwahide. Mu ijambo yavugiye aha, uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yavuze ko yishimiye bidasanzwe gusura iki gihugu cya Algeria nk'umusimbura w'intumwa ya Yezu Petero. Yashimangiye ko kubabarira no guharanira amahoro ari by'abanya-Algeria bakwiriye kubakiraho. En ce lieu, souvenons-nous que Dieu souhaite la paix pour toutes les nations. Une paix qui ne soit pas seulement une absence de conflit. Twibuke ko Imana yifuriza amahoro igihugu cyose. Amahoro atari gusa kuba hatari amakimbirane, ariko nanone ubutabera n'icyubahiro. Ayo mahoro atuma hazaza harushaho kuba heza, ntabwo ashoboka kubabarira nabyo bitariho. Ubwigenge nyabwo buzashoboka ari uko amahoro yo mu mutima nayo ahari. Nubwo amakimbirane hirya no hino ku isi akomeza kuba yiyongera, ariko buri rungano rufite inshingano zo guharanira ko amahoro aboneka. Nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 kandi yahuye n'abayobozi bakuru b'iki gihugu cya Algeria bagirana ibiganiro. Mu ijambo rye, perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yavuze ko bazirikana cyane umurage wa Mutagatifu Augustine uhakomoka, kuko yagize uruhare mu kubanisha neza abatuye iki gihugu. Bienvenue à vous, Sainteté, sur cette terre bonne. Tubahaye ikaze nyir'ubutungane kuri ubu butaka bwiza bwibarutse Mutagatifu Augustine, umwe mu bagize uruhare mu gutuma ibitekerezo bya kimuntu bishoboka. Algeria itewe ishema n'uwo murage wa Mutagatifu Augustine. Fier de cet héritage de Saint Augustin. Papa Leo wa 14 n'umwe mu biyeguriye Imana ubarizwa mu muryango w'Augustine washinzwe na Mutagatifu Augustine ukomoka aha muri Algeria, akaba umwe mu bakomeye mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Papa Leo kandi yanasuye umusigiti mukuru wa Algeria. Aha muri Algeria abayisilamu barenga 98% by'abaturage bose, bivuze ko abakristo ari bake cyane. Uretse Algeria, Papa Leo azanasura ibindi bihugu bya Afrika birimo Cameroon, Angola ndetse na Guinée Equatoriale. Kamarade Uwizeye, Pacis TV.